koko byose nibyo kumwica wabyumvishije uko bakamuha bakamuka baya nukumutema umutwe cyane niko ariko abantu muranabika reba uwo mutwe wawe reba ukuntu ungana wewe n'ibintu bitse ncitse umugongo we siko utabyiwa n'ibintu bitse byawe ko biba byarakubyibushya bite n'ubwo ncitse umugongo Matibo ubuse okabyara umbwira ukuntu bitse ibyo bintu tutabwiye Karine akuri umugome we ubuse niba mwicare bwo uzishima ako okanyagwa we ibi bintu kubyumvishije ntabishakaga ubu nturi bubijyane bijyana he Matibo Karame ibintu ubigira ibanga oya Jesse nakumva umuntu bagiye kumutema umutwe yakumukata umutwe niba ushaka ko mbikubwira neza uranyemerera ko ugomba kuribika no mu nda ukarimira ngo pi byanagezemo ahubwo niba udashaka kubyumva neza ndagenda uzajyana ibyo wumvishije ariko gakira umugome ni kukubona sabona urashana bona gakira ari umuntu mwiza sijye koshya pe nyamaswa tuke kuvuga wenda rya ndimwe ndabyacu byo kwa tubanga ariko ngiye numvaga ko bura gakira ari umuntu mwiza kurusha Karine koko kwizina numvaga ari umuntu mwiza ariko nawe akazi yaguhaye ure kunansabiraga imbabazi rero nuteye ubwoba bagiye gupfa koko mana Karine bariya nibyo bita amaco y'inda ariko umuntu afite amaco y'inda kugira ngo atwaye turatu cyane je nabiyumva iki rero wa mugabo waje hano uvuga indimi ntumva dutongana ku gipangu umufite ubwanwa ese rero ugiye kuzamwicana wa mugabo ngo ni ugomba kuzamukata umutwe urakira urakire we Matibo urakire ngagomba kuwukata sura marawe mu butayu we ko nawe rero hari ufite icyorezo cyo ntago ari icyorezo se bagiye kwica Karine baramunangweda giye kumubwira wese Matibo ugita kumurabo Matibo biraje we bisubiyeyo ongera uhumeka gake zamuka gahitsamure rimwe ibyo birabaye kandi ubigira ibanga ubimire nk'uko umize uwo mwitsamuro niba ari uw'intama cyangwa ihene simbizi Matibo kamugira inama inshuti yanjye ndagukunda urabizi nanjye ndagukunda iyo imiryango hajemo ibintu byo gutemana ukajya kuvuga ubugambo birangira nawe bipfiriye amashereka arikoze kandi nta n'umwana ngira kubera urupfu amashereka arikoze hano niho wapfuye uhagaze we napfuye nicaye Matibori gira ibanga utagira ibanga niwe bari buhero Karine bagiye kumwica kurikigora kiwa kintuza we kandi niba nkubwiye ngo ujye uceceka ujye ufunga umunwa bagiye kumwica Matibori bana urabivuga nturi bubivuge bagiye kumwica we Karine yewe mamu ako ni wahetswe mu ruhu rw'intama wo gapfa umuntu aravuga ntagira konje nikozeho nyine ndabizize ndishwe ziza ubusa se nintatabarwa n'Uwiteka ninde wundi wandengera yitagaza ye mama Rati bite ndabaye mwiza mama ntabwo mbizi niba ibi bintu ari byo uri kwikoresha ntabwo mbizi niba uri muzima ukaba warigize umusazi ariko pe nakifuje yuko waba uri muzima nkanabisengera cyane ngasaba Imana ikampa imbaraga nkakujyana mu rukiko
ukaryozwa ibyo wakoze ukaryozwa ibyo wanshyizemo kuko n'ubundi ndabona amaherezo y'inzira ari mu nzu. Ziba uvuze ngo iki? Uvuze ngo iki? Mama uri muzima? Uvuze ngo iki? Ndavuze ngo nasenga cyane ukaba uri muzima ubundi nkakujyana mu rukiko. Domina ni igisazi. None se uri umusazi ukamenya gute ko uri umusazi? Domina ni igisazi. Domina yarasaze. Domina yarasaze. Domina yarasaze. Rati. Ibi bintu nibyo ndimo kwikora. Ibyo wifuza ngo nzafungwa hama hamwe baze bakuryoze. Babikuryoze bagufate bagufunge. Domina ndi igisazi. Nta muntu ufunga umusazi. Urabizi neza. Urabizi neza ko umusazi batamufunga. Ndwaye mu mutwe. Ibi bintu uriho wigira. Ingaruka ibyo nakoze byose. Ingaruka ziraje zikujyeho. Mama koko uri muzima? Domina ni umusazi. Uri muzima? Domina yarasaze. Ko nigendere. Mama uretse kugenda. Mama ukeneye ko bamfunga? Ukeneye ko njya muri gereza? Semaka na n'ubu ntabwo wumva yuko wambabarira. Like uko wagira ngo narakwiciye kweli. Reba inshuro nje hanga musaba imbabazi. Maka iki ni ikikwereka yuko nahindutse. Nta nubwo ushaka kurera ko nahindutse. Ese nuko udashaka kumbabara cyangwa nuko utakinkunda? Wansubije. Okay. Naguhaye umwanya nta kibazo. Mbwira ibyo wumva ushaka byose nari ndakumva. Ntabwo ngiye kugutonganya ngo ngusohore n'iki. Basi ndicuza ikintu cyose nagukoreye. Ndabizi ko tumenya nawe uri umuntu wo mu imbere cyane mu rusengero. Nza kuguhindura mu buryo nyine budashimishije tu. Ako biriya bintu byose ndashaka kubihindura. Ndashaka ngewe nawe dutangire from zero. Nimba byakunda. Ko ngewe ibintu byose nakoze ndashaka kubireka. Ndabizi ko muri iyi minsi yose ishize tutari kumwe nakoze ibintu byinshi. Maka ndashaka twongere dusubire mu rusengero. Sibyo? Tujye gusenga, twubake, dutuze, twicare twubake. Siwe ntabwo ushaka kubaka. Sibyo horaga umbwira. Akusikaye. Karame. Ntabwo ari uko ntashaka kubaka. Sibyo? Rero ndi hano. Kayili wa wundi wari uzi nyine. Ndahari imbere yawe. Hari ikintu ngiye nshaka kugira ngo twumvikaneho neza, sibyo? Kandi wenda nibigukundira ugerageze kuntega amatwi unanyumve neza, sibyo? Kayili naragukunze pe. Ndagukunda cyane hahandi nanjye ubwanjye niyibagirwa. Icyo nkoze cyose nkagikora ntekereza wowe. Sometimes hari igihe nabaga ndi nko muri iyi nzu ni jyenyine nkamera nk'uri gukina sinema. Mbona dukata, dukina, tuzenguruka. Nyine nk'abantu bakundana pe. Nakurebaga nyine bitari ibyo hafi aha. Nakurebaga mu buzima buri imbere cyane. Ndagenda nkwimariramo ngo icyizere cyanjye cyose burundu kujya ahandi nanjye ubwanjye nibagirwa. Ndagufata nkugira umuntu wifuza kubaho. Gusetingira buri kimwe cyose nwa freedom. Ariko iyo freedom nta kindi wayikojeje.
kubona byonyine kuri kwigenga kumva ko nanjye ugomba kungenga. mama burya bwose uri muzima ukaba warigize umusazi va muri iyo mikino urimo. Nicyo gihe ngo uve muri iyo mikino urimo ujye muri gereza uryozwa ibyo wakoze cyangwa se uhitemo dusimburana mba umusazi ube muzima ugenda ujye gukatirwa nk'abandi bicanyi bose. akira sara asore rati wahanye igihango cy'ubudahemukirana cyo kubikirana amabanga. mama narakwihanganiye bishoboka nakubereye umwana nemera kuba umurozi nemera kuba umwicanyi hejuru yawe ariko ntabwo nari nzi ko uwo mpishira ubwicanyi yishe data. Nta nubwo nshobora kubyemera nakubwiye ngo urahitamo mba umusazi ube muzima ujye muri gereza ugenda ukatirwe niyo waherayo. Ntabwo njye nzafungirwa ibyaha tega amatwi byawe. Ntabwo nzafungirwa kirundo umusazi. Isi yose imaze kumenya ko kakuze Domina ari umurwayi wo mu mutwe. Nta muntu ufunga umusazi. Uzaramuka utatiriye igihango umunyururu uzawuneramo. Nzongera kumva uvuga ngo nishe isuku igihango kizagusama. Twasezeranye ko mama nta kosa agira. Nkwemerera ko nzaguhishira mu bintu byawe byose. Noneho urashaka gutatira igihango. Domina ni umusazi. Igisazi. mama ntabwo njye nshobora kubyihanganira. Igisazi. Reka ariko imikino urimo yiga w'ibisazi sura umusazi. Uri umusazi hehe? Njyewe ubwanjye nzagenda mpagarare mu rukiko mvuge yuko uri muzima bagufate bakujyane kwa dogiteri bapime mu mutwe yewe niyo haba mu baganga ba gihanga bazasuzume barebe ko utari muzima ubundi bagufunga ngenda ajya kuborera mu munyururu kubera wowe uzaboreramo kubera ibyaha byawe mama ugira uzagusura. Byatangiye turi close tujyana gusenga iminsi ni yose mu cyumweru tukajyana bigeraho na wa wundi umwe kububona biba bigoranye. Usibye no gusenga gusa kongera guhuza ngo twicare tugane nk'abantu bakundana byaba ari ikibazo. So hanyuma y'ibyo ikosa nazize ngo nuko nanze kuryamana nawe. Ese koko icyo ni ikintu ushobora guhora umuntu pe? Sinigeze mbikora ngo wenda ngo hari abandi runaka mfite ndi kubikorana nabo. Just nari negereje igihe cyanyacyo cyanjye nawe ariko bibikosa nyine biviramo kwanga bene akagera. Roko reba ukuntu nsigaye meze, reba ukuntu nsigaye mbayeho. Ese urabona ari njye wishimye? Ese wambabariye Mark please. Ndabizi ko nagukoshereje pe. Ikosa nakoze ndakwinginze wirigarura. Ndakwinginze biriya bintu byose byibagirwa. Ni gute? Basi ibyo tubyirengagize da. Ese niba uri umuntu koko ni gute ubana n'umuntu mu nzu ugatinyuka ukamusohora mu nzu? Urabizi neza n'ahantu hafite ho kujya kuba n'akazi afite saa kadanje ku buryo ari bubone uburyo ahita yideburira ahita abona ahawe.
ariko ugatinyuka ukamusohora mu nzu. You know what? Reka ngire icyo nkwerera nonaha rero basi. Reba hano mu maso tubivuge turebana. Mark, please. Ibintu byose nakoze ndabyicuza. It's okay. Ni byiza kwicuza kandi uzababarirwa. Ariko icyo nagira ngo umenye uko njyewe na Monalisa dusigaye dukunda. What? Kare umeze ute? Iminsi myinshi. Ndaho. Ahubwo wowe biki? Nanjye ndaho. Nari maze iminsi mfite utubazo ariko ubu meze neza. Ushatse kuvuga ko utubazo ari two twatumye utanampamagara ngo mbaze mbese urugendo wagiyemo rwagenze gute? Nanjye niyo mpamvu nje kukureba. Namenye ko waje, ibi gahunda zose ndayifite ndazihagarika kugira ngo nze ndebe ukuntu umeze. Aho nagiye ntabwo byagenze neza. Byagenze gute Kare? Ikigaragara ni uko ndi kubona ko bitagenze neza pe. Ufite n'agahinda mu maso, biragaragara ni ukuri. Hari ikibazo usanze hano se? Aha ho ibyaho ntabwo nari nabimenya kuko nta n'umwanya ndahamara. Ahubwo ikibazo ni njye na Birasa. Ntumubwire yuko wabwiye Birasa ko uri mama we. Yabyakiriye ate? Nibyo? Byakiriye nabi. Kuko ntabwo yabashije kubyakira nyine, ariko ku rundi ruhande ndamwumva. Ntabwo wabona mama wawe ushaje ujye kwemera ko ari nyoko. Cyane ko uhita utangira no kumushinja amakosa ko ari we wabigizemo uruhare. Gusa nyine na Birasa ubwe ntabwo yorohewe kuko ararwaye nubwo atabyakiriye, bikaba ngombwa ko musiga, ariko sinakabaye musiga kuko ngo nibwo yarankeneye. None se Birasa ararwaye se? Birasa ariko ni umuntu mukuru. Ya, ni umuntu mukuru, gusa Domina yamuteye icyuma mu nda. Izina rya Yesu. Bivuga ngo Birasa yaramaze iminsi mu bitaro. None se wavuye hano ugera usanga bamuteye icyuma? None se wafatiranye iyo situation umwana arwaye umubwira kuri nyina? Ni inkuru ndende ntabwo nabasha kuyisubiramo. Gusa nyine ngeze kwa Domina habayeho ko basa nk'abashaka kunshimuta ariko mbyita. Kuko namaze iminsi mfungiye ahantu. Izina rya Yesu. Nyuma yaho rero umukobwa wa Domina aza guca nyina inyuma aradufungurira. Gusa mu kugera mu rugo twakubitanye no gusanga Domina ari gutera Birasa icyuma. Urumva twahavuye tuhita tujya ku bitaro. Hasebe buriya Domina ni muntu ki? Domina ni shitani. Domina ni amayobera kuko kugeza kuri iyi saha noneho yaranasaze. Yabaye umusazi. Bana y'isi n'ijuru. Ubwo urumva ibyo bintu bishoboka? Ateye umuntu icyuma abaye umusazi? Birashoboka cyane kuko asigaye yiruka ku musozi. Sinzi ko nabyizera. Ntabwo ushobora kwizera ibyo bintu rwose. Rero Birasa avuye mu bitaro kubera ibintu byinshi twari turi kugenda ducamo, byari ngombwa ko mubwiza ukuri. Ariko namubwije ukuri ntiyakumva. Ndibaza nkomeze mpatirize nk'umubyeyi nzasubire kureba Birasa, mbyihorere we natuza azaza kunshaka. Muri make sinzi ikintu cyo gukora. Icya mbere ni uko wigeze kumbwira ko umugore wa Birasa abizi ko Birasa n'umwana bimubwira yari ahari, yagerageje no kubimwumvisha ariko ntiyabyumva. Icyiza gihari rero buriya Birasa niba ari umuntu mukuru uri konesa kandi akaba afite umugore ubizi neza kandi azi uruhande rwiza, umugore we byanze bikunze azamufasha kugira ngo abyumve. Icyo ugomba gukora ntabwo numva ko ugomba kubihatiriza kugira ngo ukomeze umuhatirize umwiyegereze cyane, sibyo? Ibindi byose ubiharira Imana. Ikindi kandi umugore we ndabizi neza azabigufashamo. Wowe gikomeza uvugisha umugore, umubaza umwana, ukurikirana umwana wawe uko bishoboka byose. Urumva? Naho we ubwiwe niba ari umuntu mukuru
abonye umubyeyi wiwe nawe azatekereza avuga ati byibuze niba barankoreye ibintu nk'ibi kuba akibimenya ntabwo umuntu nk'uriya utarenze utakoreye buri kimwe kuba yahita amenya ikintu nk'icyo ngicyo kucyakira biba bigoye ariko uko bigenda bitinda agenda avuga ati byibuze nawe reba ubuzima nanjye mbayemo ibyo nabayemo buriya nawe hari igihe nawe ashobora kuba yarahuye n'ibibazo nk'ibyo nawe wahuye nabyo agira igihe agutega amatwi umugore we niwe uzabigufashamo nta kindi wowe bicara mbihanga amaso wenda Imana hari icyo izakora. ikibazo wari ufite si uko birasa amenya ko imbaraga zo kubimubwira ubu ku rundi ruhande ndavuga ko naruhutse ariko nanjye ndacyafite umutwaro nikoreye ntazi igihe nzaruhukiraho kubona umwana wanjye byibura yemera ko ndi inyuma. birahumura ahandi se wowe wari umeze gute? yemeze neza ni ibisanzwe nubwo yagera aha ngaha nyine ubwo urugo urarugwa nta kibazo rwose. uraboroga mu biki ubundi nta soni rego uraza ukabira hano uvuga wa mugome we uzi ko no kwica wakwica hejuru y'ibintu wakoreye musaza wanjye uraza ukirirwa uvuga nta soni wandaya we wamwicanye we nta soni uzi ibintu wakoreye musaza wanjye agahinda wamuteye umucitinga ukaza wamwona reka nkubwize ukuri urebye musaza wanjye agahinda yagize urebye icyumweru cyose yamaze araranywa amayoga hano ntabwo ari wowe wakabaye muri iyi nzu urimo kwasama utampamagara kesi biki ndakwiyamye nkwiyamye kuri musaza wanjye nkwiyamye kuri musaza wanjye ubyumve kandi ubishyire mu mutwe umusaza wanjye ntabwo akubereye ntabwo aberanye n'indaya ni bici imeze nkawe wahakureba rega si watuje tukaganira kuri nta kiganiro mfitanye nawe nta kiganiro mfitanye n'umukobwa uteye gutyo wandayambiwe w'umukobwa reka nkubwize ukuri nudacunga ku gahanga ubutaha nugaruka hano uzasubiraho kamenaguritse kasi ndabizi ko nakoroje pe ndabizi ko ukunda musaza wawe ndabizi ko nakubabaje please basi buka ukuntu ibiri twawunyuranyemo njye nawe dusohoka dusangira amayoga kasi nawe wakosa basi mbabarira ndakwinginga kuba narasangiye na ntabwo biguha uburenganzira bwo kumbabariza umuvandimwe ubushuti bwanjye nawe bufite aho bugarukira n'ubushuti bwawe n'umuvandimwe cyangwa se n'umuvandimwe wanjye bugomba kugira aho bugarukira kasi basi wanyumvishije ko basi wanyumvishije kasi ndabizi ko nakoze amakosa pe ndabizi ko nakosheje ariko ndakwinginze umfashe unsabire Mark imbabazi ariko cyo ko nta n'isoni ugira njyewe ngusabire imbabazi Mark ibyo uri kubitekerezaho tekereza neza wumve ahubwo uzi igisigaye Mark nta nubwo nzongera kugira uvugana nawe kikwerekeyeho ndaza kuguhandoringa ku giti cyanjye kesi uzawuneramo nta n'umuntu n'umwe uzagusura njye wakagusura umva nkubwire mama reka none tureke iyi mikino tureke n'ibyo twari turimo ngenda kujyana muri gereza ndakujyana ngo utange singusiga hano haguruka tugende mama haguruka ndabizi uri muzima haguruka genda umusazi genda ntabwo njya kuryozwa ibyaha nakoze urabona ko niko ahubwo ubu nanakwica ujye muri gereza mama sinzafungirwa ibyaha nakoze wino tugende
baragufunga nunyica baragufunga byuka tugende mama ndakura kugira byuka ndajya gutanga amakuru yose bagufunge umva nkubwire wagisaze ahubwo rero rati ibyaha byose nakoze twabaga tubifatanyije nibasanga ndi umusazi baragufunga urafungwa mu mwanya wanjye kandi uzaheramo nibyo ushaka mama ibyo wivugishwa ngo ugiye kumfata ngo njyane bamfunge ngo banjyane kwa muganga bampime ngo basange ndi muzima narakubwiye ngo kakuze ndi mapanzi ibi byose narabiteguye ndabitegura yewe mfite imiti nshobora kwisiga banjyana kwa muganga bampima bagasanga amaze imyaka 5 ndi umurwayi wo mu mutwe ngo iki ntuzanyishinga nunyishinga uzagushinga nizo gahunda zawe mama ndagira nkubwire ngo nukomeza kunkurikirana ibyaha byose birakujyaho ko nibamara kumpima bagasanga ndi umurwayi wo mu mutwe baragufata bagufunga kuko birazwi ko ibintu byose twakoze twabaga twafatanyije rati mvira mu mukino mama ntabwo nkiri muri iyi mikino mvira mu mukino ntabwo njye imikino nyirimo genda wigira umwere nukomeza kungendaho no gupfurapfa urashaka kunyica se urabona ukuntu mpondaguriye ahangaha nk'uko wishe data kirazira kubita umubyeyi mama nibikureba ndakabaho ahubwo ntakwise mama imitungo twarwaniye ndabona n'ubundi nta kitumariye nta niyo tuzabona numara gupfa na birasa yapfuye n'ibindi byose biza bikururuka mu mutungo w'umuryango wose bakaza babyiyitirira birahagije yabyumvise Kevin sinzi niba urukundo nigeze kugura ubu ngubu byakongera gukunda naragukunze ubizi ko ari we wa mbere nkundanye nawe tugenda guha ubuzima bwanjye bwose umva Kayira ndagukunze umutima wanjye wose guhereza roho yanjye yose ubuzima bwanjye bwose ndabukura gukora twari urukundo rwanjye rwa mbere gusa wenda maybe ko utarungenewe ndakomeza nyine nce mu bintu bibabaje ubuzima bungore sometime n'akazi kananire ariko basi numve ko mbohotse wenda hari nawe nugeraho ugakunda bya nyabyo ntabwo mbikwifurije ariko ntibikubaho nawe uzabyumva ukomeza ubu ngubu uzaha agaciro urukundo rero naraguhaye se boro waretse kurira imbere y'ibici hari irindi somo ukeneye kwiga riruta isomo wize mubwize ukuri ko na Mona Lisa mudakundana ari uko utamushaka mubwire ntabwo umushaka
kubera icyo mbeshye maka kubera icyo mbeshye kweli byaba ari ukuri byaba ari ikinyoma se ubundi biramara iki ntacyo biri buramire Kayini moved on yeah he do no abarisha siko nta n'isoni ugira utongera no kumukoraho ariko bro waretse usiko nawe wibise hasi ukikubita imbere I'm okay now. Okay. aba bose nibamara kumvira mu nzira nzakira ngaruka mbe domina nta muntu ndega nta muntu nkurikirana nawe ubwawe wacugoryiwe ntakikubona mu maso yanjye mama ari kunyita igigoryi koko uri ikigoryi nagendeye mu nzira zawe winjiraga mu bajije utari ndwanana nawe ndaguhishira umishira wowe ubu rero aka kanya reka nkubwire nakoze iki nararoze hari uwo nishe ariko reka nkubwire urimo uravuga ngo nishe isiko yarampemukiye Mubirigi yarampemukiye turaruhana tukiri bato dushakana imitungo arangije yishyira kuri kiriya kimara kiriya kinyendaro ntaziye cyakomotse ngo nibirasa uzaramuka hagize umuntu ahubwo umenya ko ni isarisho uzambura nzagukurikiza siko mama ndaje ngende ntanga amakuru yose birasa ntacyo mupfa birasa yakubereye umwana birasa waramwonkeje mama ntiwagakwiye kuba umukorera ibintu nka biriya mama birasa ntacyo ingoma bihumbutanyize nyoko ingoma bihumbutanyize nyoko ntuzongere kunyita nyoko nanjye nkwite domina se nka birasa nkwite kakuze nzongere kunyita mama ntacyo bitwaye igihe cyose udashobora kubika ibanga ry'umubyeyi uba uri igicibwa mu muryango ayo nakubikiye arahagije uba uri icyo ntazi ibintu byose nakoze niyo bamfata bakamfunga ati tuzafungana kuko twarafatanye njyewe nawe ndaje ntanga amakuru kuko umwari ntacyo umuhora birasa yakubereye umwana waramwonkeje ntiwagakwiye kuba umufata kuriya ndaje ntanga amakuru kandi nibyo byose umbwiye uheneye uzi guhengereza nibyo ndabimenya mama niba ushaka kugira ngo mborere muri gereza abapolisi abacamanza abagenzacyaha n'abashinjacyaha bose nzabazinga mfite imiti bagufate mbigusiga byose bakubonemo umunyacyaha giye bajye bambonamo igisazi ndetse nigendere kakuze sigara urindagiye ariko kuko mana burya umuntu ngo ahitamo aho yakurira ariko ntiyahitamo aho avuka iyo imana iza kumpitishamo ngo mpitemo umubyeyi wakambyaye wa mana we nta kosa ugira ariko warampemukiye ndaje njye kuri polisi ndaje ngo utange domi uragapfa utari mama ngiye kuri polisi ndajyamo nawe umazemo iminsi kugira ngo harasaze umwari oya wirira oya beshavura imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje imana irakoze imana irakoze